mbere y'uko dutangira iyi nkuru ndagira ngo wimagine iki kintu. Ibaza ubyutse ejo mu gitondo noneho mu buryo butunguranye ugasanga isi yawe ntabwo igitekanye, u Rwanda turimo nta mahoro arurimo. Ntabwo ibi byabaye kubera ko igihugu cyatatswe cyangwa se ngo ibihugu biterane bihangane hagati yabyo, ahubwo ni umuturanyi wawe ushaka kuguhekura kuziza uko wavutse. Ibi bintu urumva bisa naho bitumvikana, si byose? Ariko ibi ngibi byarabaye bya nyabyo. Mu mwaka w'1994 u Rwanda rwaciye mu bihe bikomeye ikiremwa muntu kizigira kibona mu mateka yacyo. Wari uzi ko mu minsi 100 yonyine abantu basaga miliyoni bapfuye, barishwe? Good morning, my friend. Abari inshuti byarangiye bahindutse abanzi, abaturanyi birangira bivuganye bagenzi babo bajyaga gusaba amazi, imiryango iragenda irabura burundu. Umuntu wavutse mu muryango wishimye agakura yibona wenyine. Gusa ahangaha hari ikindi kintu gitangaje. Iyi nkuru ntabwo ari iy'uburyo abantu bapfuye, ahubwo igiye kugusobanurira ikindi kintu kigoye kucyumva. Ni gute abantu bahisemo kugira ngo bongere babane nyuma yo kwangana bene ako kageni? Ngaho munyemerere mbabwire inkuru y'umuntu witwa Yohani. Uyu mugabo witwa Yohani yari umuhungu usanzwe nk'abandi bose. Gusa nyuma y'uko habaye ikindi kibazo gikomeye, ntabwo yongeye kuba umuhungu usanzwe, ahubwo yabaye undi muntu udasanzwe. Umunsi umwe yari afite umuryango, umunsi ukurikiraho kwari uguceceka gusa. Bagenzi be barabishe. Twabicishaga imipanga nyine ariko nari mfite n'abandi twari turi kumwe. Abaturanyi, abo bavukana, bakuru be, barumuna be, ababyeyi ntabwo bamusezeye, nta bisobanuro bamuhaye, ahubwo baragiye. Nyuma y'imyaka mike Yohani yaje kubonana imbona nkubone n'umugabo wamwiciye umuryango. Umugore we wasigaye namusabye imbabazi, arazimpa n'abana be barazimpa. None ndagira ngo mbere y'uko dukomeza ufate ka pause gatoya ubitekerezeho. Ese wowe uri Yohani wari gukora iki? Wari gutabaza, warwana, wakwihorera, cyangwa se wari gukora ikindi kintu gitandukanye, ikintu abantu bose batatekerezaga ko wakora, ugafata nk'icyuma ugasogota uwo muntu wakwiciye abawe? Ngaho munyemerere tuvuge ku ijambo imbabazi. Iri jambo murumva ryoroshye, ariko wakumva buryo kirigoye mugari wowe ugiye kubabarira umuntu waguhekuye. Hari abantu bari mu Rwanda babuze byose buri, ariko bahitamo kubabarira. Hari umuntu umwe nzi wababariye abo bantu bose bamwiciye umuryango, nyuma yaho arenzaho abarerera n'abana. Arambwira ati barumuna bawe babishe. Numva ncitse intege, numva ndababaye, nibuka ukuntu banyiciye bakuru banjye, nibuka nabo barumuna banjye, ndavuga ntubu babishe. Ati ndavuga nti se babishe gute? Arambwira ati mama wawe yabashyire mu kurarinda. Ako kantu ndagira ngo mukumve neza. Kandi odahiri yaraturutse hejuru ivuga ngo mwe kwihorera, kuko nimukora nk'ibyo bariya barimo bakora ntaho muba mutandukaniye nabo. Niba barimo bica abana, bakica impinja, bakica ababyeyi, bakica abantu uko bavutse, namwe nimugendera mu murongo wabo muragwa muri wa mutego w'ikibi turimo turwanya. Ibi ntabwo bisanzwe, ibi ni imbaraga zidasanzwe, ni imbaraga z'Imana. Uru ni urugamba rwari ruri mu mutima w'uyu muntu mw'abantu mwe. Ngaho munyemerere tuvuge ku gukira ibikomere, kwiyunga kw'Abanyarwanda no kuvugisha ukuri. Nyuma y'uko u Rwanda rubuze byose rukabura na barwo, icyizere cy'ubuzima kigatakara, u Rwanda rwahise ruhura n'ikindi kibazo gikomeye. Ibi bintu turabyikuramo gute?
turi kumwe n'abatumye igihugu cyacu cyangirika kandi tugasanga ari abacu? Ese tuzabatandukanya natwe? Ese tuzahana buri umwe, cyangwa tuzakora ikindi kintu gitandukanye n'ibindi byose? U Rwanda rwahisemo kwegeranya abantu. Abarokotse ndetse n'ababiciye baricarana imbonankubone, baraganiriye, baririra hamwe, bategana amatwi. Gusa rimwe na rimwe bagiye banababarirana. nza kuvuga ngo se ko Mukamudenge yambwiye ngo yamuhaye amata ngo aramunanira none akaba atanyitaba, ntabwo yapfuye. Iyi nzira ntabwo yoroshye, yari inzira isaba imbaraga no kumva udatekanye, yuzuyemo amarangamutima, ariko urugendo rurakomeza. Ibi ni ibya nyabyo byarabaye, kubera ko gukira ibikomere ntabwo bituruka mu guceceka, ahubwo bituruka mu kuvuga ukuri no mu gusaba imbabazi, byarengaho ukanazitanga. kera abantu badukoreye ibintu bibi, abantu baraduhemukiye, nuko ari umutima w'ubumuntu wihangana ukomera, ariko abantu baraduhemukiye. Munyemerere tuvuge uko u Rwanda rwiyubatse. Uyu munsi u Rwanda ruratandukanye, rufite imijyi ikomeye, ubukungu butajegajega, ndetse na generasiyo zifite icyizere cy'ejo hazaza n'icy'uyu munsi. Turasaba muduha urubuga nk'uko mwariduhaye RMC nayo iduha urubuga. Murarufite rwose, nta kintu musaba. Yes, mufite uriya wari ukwiye kumumenya, ariko afite ibitekerezo bishobora gufasha kubaka. Gusa ibyo byose twavugaga ntabwo ariyo nkuru nashakaga kugushaho, ahubwo inkuru ya nyayo ntabwo igaragara. Ni inkuru iri mu mitima y'abantu, iri mu mahitamo yabo no mu myumvire yabo, aribyo bita mindset. Ahubwo igihugu cyahisemo kudahora gikennye mu mutwe, ndagira ngo ako kantu kumve neza, ahubwo nyuma yo guhomba buri kimwe cyose bahisemo bumwe. Ngaho reka nawe nkuvugisha urimo kundeba aka kanya, ukaba urimo kureba iyi documentary. Reka nkubaze iki kibazo nk'umuntu ku wundi, kankigire personal. Ninde wakubabaje? Ninde wagutengushye? Ninde watengushye umutima wawe akawushwanya gusa? Ikindi kibazo cya nyuma ni icyo ugiye kubikoraho, kubera ko bishoboka ko hari ikintu ufashe cyangwa se ugundiriye mu mutima wawe. Ndavuga agahinda, uburibwe n'umujinya. Ndumva bigukomereye kandi ntabwo byoroshye. Gusa munyemerere mbagezeho message ya nyuma. mwe kwihorera, kuko nimukora nk'ibyo bariya barimo bakora ntaho muba mutandukaniye nabo. Niba barimo bica abana, bakica impinja, bakica ababyeyi, bakica abantu uko bavutse, namwe nimugendera mu murongo wabo muragwa muri wa mutego w'ikibi turimo turwanya. Aha hari ukuri. Ushobora kudahindura ibyakubayeho, ariko ushobora guhitamo ibikubaho nyuma y'icyo gihe. U Rwanda rudutoza ikintu gikomeye cyane. Gukira ibikomere ni amahitamo ya muntu. None ikibazo ntabwo ari icyakubayeho, ahubwo ikibazo ni icyo uhitamo nyuma yo kubabara. Ndabashimiye mwe muri kunyumva. Nitwa Dorosi, iyi YouTube channel yitwa Isayi Official. Ndabasaba kugira ngo mukande like na subscribe. Iyi nkuru muyisangize umuntu wese uzi yuko afite ibikomere mu mutima we n'uwabikize, kugira ngo yumve atari wenyine. Kuko iyi ntabwo ari inkuru yo kwihererana, ahubwo ni inkuru igamije komora ibikomere by'abahuye n'ibibazo by'amateka aturuka kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Tukaba tutifuza yuko iyo jenoside izongera kubaho ukundi. Turifuza u Rwanda ruzira umwaga, u Rwanda rufite amahoro, u Rwanda rutekanye, u Rwanda rw'abanyarwanda, u Rwanda rw'amajyambere. Mugira amahoro.